ujya wumva telefone yawe ishyuha cyangwa se igashiramo umuriro vuba cyangwa se ikikoresha ubwayo, hari amahirwe menshi y'uko telefone yawe ihakingwa cyangwa se yahakinzwe cyangwa se ikaba ikoreshwa n'undi muntu wowe utabizi. Akenshi ibi ngibi bikunda gukora abantu bakundana, bikunda gukorwa n'abantu bakundana, ugasanga wenda nk'umusore ateze ibikurura amajwi cyangwa se ahakinze telefone y'umukunzi we kugira ngo azajye amwumviriza, yumvirize abantu bose bavuganye, cyangwa se bigakorwa n'umugabo akabikura muri telefone y'umugore, cyangwa se bigakorwa n'umugore akabikura muri telefone y'umugabo. Ahangaha rero ngiye kukubwira ibintu 5 bikubwira ko telefone yawe ikoreshwa n'undi muntu wowe utabizi, cyangwa se ikaba yarinjiriwe cyangwa se yarinjiwemo n'undi muntu wowe ukaba utabizi. Hanyuma ndaza kukubwira nanone uburyo wabicekinga, uburyo wabikosora cyangwa se uburyo wakambura access cyangwa se wakambura uburenganzira uwo muntu kumviriza, uwo muntu umenya amafoto yawe ari muri telefone yawe, ari byo biri gutuma abantu ugasanga ufite amafoto muri telefone yawe ntabwo uzi uburyo bwageze hanze, ugatangira ukitwaza inshuti zawe, ugatangira ukitwaza abantu bagukoze kuri telefone yawe. Oya, baba baraguhakinze cyangwa se bagashyira application muri telefone yawe cyangwa se website cyangwa se link cyangwa se bakajya muri settings za telefone yawe, iyi foto yose wakiriye akabasha kuyibona. Tugiye gutangira n'ibimenyetso 5 bikubwira ko telefone yawe yahakinzwe. Icya mbere, iyo ufite telefone ishiramo umuriro ukabona ni ibintu bidasanzwe, ukayigura uyimaranye amezi 3, yewe nta nubwo wigeze gukora ikosa ryo kuzajya uyikoresha icaginze, ariko ukabona iri gushiramo umuriro buri kanya, iyo ari yo yose, by'umwihariko smartphone mvuga n'iza imagine zirimo. Ntavuga smartphone ukumva ko wenda ari za iPhone, ukumva ko wenda ari za Android. Oya, n'izi ngizi za imagine, n'izi ngizi za MTN, zino niba zigura niba ari 50,000 hafi aho ngaho, iyo uyitunze ikazajya ishiramo umuriro vuba atari ikibazo cya batiri, mbese telefone yawe ikiri nshyashya, uzamenye ko telefone yawe yahakinzwe. Icya kabiri, nk'iyo wenda uri kuvugana n'umuntu ukajya kumva hari ijwi rivugiye mutazi ngo riturutse, kumva nyine ni ijwi ridasobanutse cyangwa se kumva ni ijwi ritunguranye, uzamenye ko telefone yawe yahakinzwe cyangwa se yinjiriwe. Icyo ni ikimenyetso cya kabiri. Mbibutsa ko ku musozo cyangwa se bwa nyuma ndibuze kubabwira icyo wakora igihe uvumbuye ibimenyetso ukabisanga muri telefone yawe, kugira ngo wirinde ko abantu bakomeza kugutwarira amakuru, kugira ngo wirinde ko ubuzima bwawe bwite bukomeza kujya ku karubanda, kugira ngo wirinde ko abantu bakomeza kumenya gahunda zawe na plan zawe. Ndabikubwira ku bwa nyuma. Icya gatatu, ikindi kimenyetso cya gatatu, kubona message zidasanzwe. Ukabona mu message kugezeho, ukabona nyine iri kukubwira ibintu ukabona ntabwo ari wowe bigenewe. Already message ku kijyanye na message kuri telefone yawe cyarahakinzwe. Urugero, niba wenda ugiye kumva ngo ngaho tugende, ukabona message kugezeho ngo ngaho tugende, ese wenda wibereye mu kazi, iyo message isa naho ari nk'umuntu ukubwira ngo mugende nkaho musa bari bagize ute mwabisezeranye, bivuze ngo aho ngo warahakinzwe. Ahubwo iyo message ni kwa kundi ihita iba forwarded, ikaba forwarded kuri wowe, cyangwa se ikaba ivuye ku muntu nyirizina uri kuyohereza waguhakinze, igiye ku wundi muntu ariko ikakunyuraho. Iyo nayo ni iki? Ni integuza cyangwa se ni inkuru zikubwira ko wahakinzwe cyangwa se wenjiriwe. Icya kane, icya mbere, icya kabiri n'icya gatatu, ibyo ko ari 3 telefone zose zibihuriraho. Tugeze ku cya kane gisa naho kijya gusa ku mwihariko ku ma smartphone. Ku
kubona application zidasanzwe muri telefone yawe utigeze uzishyiramo. Aka kantu ku bantu mufite ama smartphone mukumve, nababwiye ko ndibuze kubabwira uburyo ibintu wabihagarika. Kubona application zidasanzwe muri telefone yawe nabyo ni ikimenyetso kikubwira ko wahakinzwe, cyangwa se telefone yawe ikoreshwa n'undi muntu cyangwa se igenzurwa n'undi muntu. Bivuze ngo n'ibyo ukoreramo bigenzurwa n'iki? N'undi muntu. Bivuze ngo muri aba owner babiri cyangwa se muri ba nyiri telefone muri babiri, kuko buri wese akoresha iyo system y'iyo telefone. Kubona application ubona utamenyereye muri telefone yawe, utanazidownloadinze muri Play Store ngo uzinstall muri telefone yawe, kuzibona muri telefone yawe rero rwose ni ikimenyetso simusiga kikubwira ko telefone yawe yahakinzwe. Icya gatanu nacyo kumwihariko w'ama smartphone, kugura wenda nk'abantu batagura bando z'ukwezi cyangwa se ngo bagure iz'umwaka. Iyo ukoresha bando wenda z'umunsi amasaha 24, wajya kubona ukabona uguze megabyte wenda za 500 ziri buze kumara umunsi, wajya kubona ukabona zimaze amasaha 2. Ufunguye data ugiye kubona ubona zimaze amasaha 2. Aho ngo ikintu cyo kirabayeho ni iki? Abahaka cyangwa se abajura cyangwa se abateka umutwe kamwe iryo jambo ryumvwa na bose, baba barinjiye muri telefone yawe. Hari uburyo bakonegita internet, we agakoresha iyawe yifashishije ibintu bijyanye na IP address, agakoresha internet yawe, yewe akareba ama videos kuri YouTube, akareba ama videos kuri TikTok, kuri hehe na hose, agakoresha internet yawe. Nuzayibona internet yawe iri kwiruka cyane ku muvuduko, tuzi ko iyo umuntu ari kudownloading ibintu kuri YouTube cyangwa se n'ahandi hantu bisabwe ngo udownloading ikintu gifite megabyte nyinshi nibwo zishyiraho. Ariko nubona megabyte zawe ziri kwihuta cyane, ziri kwiruka, uzamenye yuko hari umuntu waguhakinze. Akoresha iki? Akoresha megabyte cyangwa se internet yawe. Aho ngo iyo umuntu akoresha internet yawe, mbese yamaze kugira access kuri internet yawe, already n'amakuru ari muri telefone yawe abasha kuyakurura akayabona. Iki cyari cya gatanu, ari nacyo cya nyuma. Dore uko wabigenzura. Iki ni icyiciro cya kabiri tugiyeho. Uburyo wabigenzura nibyo ngiye kubabwira. Ni ukuvuga ngo hari amakode ahangaha ukoresha, wifashisha ukamenya niba hari umuntu wakwinjiriye. Kode ya mbere igufasha kumenya niba cyangwa se iyi application ya message cyangwa se ya message yo muri telefone yawe yarahakinzwe. Kugira ngo ubirebe uzakanda akanyenyeri urwego 21 urwego. Iyi kode murayumvise, nibwo uzamenya ngo message wohereje cyangwa se hari umuntu usoma message zawe. Cyangwa se hari umuntu iyo uhamagaye, mbere yuko uhamagara gufata hari undi muntu ubanza kugufata. Aha ngo uzahita ubimenya. Uzifashisha iki? Akanyenyeri urwego 21 urwego. Ubundi buryo bwa kabiri, uzakanda urwego 002 urwego. Ibyo byose ubisibe, ibyo ngibyo twari tubonye haruguru. Ubundi buryo bwa gatatu, ni ubugufasha kureba aho message zawe zijya igihe utari online. Iyo uri online, iyo umuntu yaguhakinze akoresheje internet cyangwa se yinjiye mu bintu byakoresheje internet, iyo uri online iyi kode ntabwo yagufasha. Ariko iyo utari online ushobora ngo ucekinge neza ahantu message zawe zose zijya, ukanda akanyenyeri urwego 62 urwego. Iyi kode igufasha kumenya ngo message zanjye zijya he iyo ndi online. Ubwo bivuze ngo ni message zo kuri WhatsApp, zo kuri even nizo kuri Telegram, kuri n'ahandi hose. Izo message iyo ukanze iyi kode umenya ahantu izo message nkuko nabibasezeranyije rero sasa ngitangira iki kiganiro, nabasezeranyije ko ndibuze kubabwira uburyo ibintu wabikemura usanze cyangwa se wabonye wamaze kunyuza amaso mu byo navuze haruguru, ugasanga
warahakinzwe cyangwa se telefone yawe yarinjiriwe. Icya mbere, genzura application ziri muri telefone yawe, izo usanze uzi neza ko utigeze ushyira muri telefone yawe, uzirimuvinge cyangwa se uzikore uninstall cyangwa se uzivane muri telefone yawe byihuse, kuko ushobora gusanga iyi application iri muri telefone yawe utigeze ushyiramo ariyo ikoreshwa itwara amakuru yawe, ugasanga niba ari nk'akavideo wifashe cyangwa se ari nk'akavideo wafashe ugasanga kageze ku mbuga nkoranyambaga zose, uba waragize uti warahakinzwe. Icya kabiri, shyira antivirus muri telefone yawe, antivirus, kuko ibyo byose kugira ngo hakingwe bituruka nuba ngo woherezwa virusi ukayikirikaho ugira ngo ni akantu keza, wamara kuyikirikaho igahita ikujyana mu kwinstara application runaka cyangwa se mu gusetinga ibindi bintu udashaka muri telefone yawe, ugasanga birimo biraguteza ibibazo. Izo antivirus wakwifashisha ni izihe? Iya mbere mu matelefone yitwa Avast, wajya muri Play Store ukayisangamo. Iyitwa Kasper Sky muri application muri Play Store ibirimo, n'iyitwa Malware cyangwa se Malware Bytes, nayo wajya muri Play Store ukayisangamo. Ikindi kintu cya kane cy'ukuntu wakirinda ibi bintu, reba application zifite access kuri microphone cyangwa se kuri record cyangwa se kuri microphone yawe ndetse na kamera. Aha niho wari uzingiye, ugasanga umuntu yashyize ikintu muri telefone yawe gifata ibintu byose ufotoye direct, uko bikugezeho bigahita bimugeraho. Urumva icyo kintu? Ugasanga umuntu ashyize ikintu muri telefone yawe, amajwi aturutse muri telefone yawe, ukimara kuvugana n'umuntu amajwi agahita amugeraho nk'uko nawe uri kuyageraho gatanu ku kandi. Urumva? Genzura application zawe niba zarahaye access izo application ubona zidasanzwe, warazihaye access kuri microphone cyangwa se kamera. Ubigenzura nusanga warazihaye access, iyo access wanzu uyikureho. Inama ya nyuma, ibyo byose n'ibyanga ibyo bitatu mu zaruguru nubona ntacyo biri gutanga, inama ya nyuma ukwiriye gukora, fata umwanzuro uri setting telefone yawe. To reset ni ukurimuvinga everything, ni ukuramo buri kimwe muri telefone yawe. Fata umwanzuro ukuremo buri kimwe muri telefone yawe. Ahangaha icyo uzabanza gukora, uzabanza ufate nimero za telefone uzibike kuri simukadi uyikuremo muri telefone yawe, ufate amafoto uyakipinga ahantu runaka, wayabika kuri email yawe cyangwa se wayabika kuri memory card. Niba nta n'uyo ufite yigure cyangwa se uyitire umuntu ubishyireho. Numara kubishyiraho, nurangiza kuri setting telefone imaze gusubira bundi bushyashya, wongere ubisubizemo, wongere ukoreshe telefone yawe. Ukimara kuri setting telefone, ibintu byose byari bikonegisiyo telefone yawe, mbese biyikonegita ahandi, bisa n'ibicitsemo kabiri, telefone ikongera igasigara nk'uko wayiguze imeze. Urumva icyo kintu? Ubwo rero izo zari inama zingahe? Enye kuri biriya bintu bitanu nababwiye bikubwira ko telefone yawe yahakinzwe. So ndabakunda cyane. Ibi byari bimwe mu bintu bikubwira ko ugenzurwa, ukurikiranwa aho ugiye hose, amabanga yawe afitwe n'abandi bantu. So niba iyi video wayikunze, kora subscribe, ukande like, ukande share ndetse ukandi no kunzogera. Ndabakunda mani.